Umutesi yitegera tagisi nk'uko bisanzwe, atega rero uyu musore uba witwa Peter, amara kwinjira muri tagisi ye maze Peter agakomeza kugenda amurebera mu kirahure nyine kiba kirimo imbere mu modoka, akomeza rero kwitegereza uyu mukobwa, maze uyu mukobwa nawe rwose akabibona ko uyu musore ari kumwitegereza cyane. Umutesi rero ahita abaza Peter ati ko ukomeza kunyitegereza bimeze bite? Naho Peter ati ntakubeshye, kuva rwose natangira uyu mwuga wo gutwara abagenzi ni ubwa mbere natwara ikiremwa gisa nawe, ni ubwa mbere ntwaye umukobwa mwiza cyane kuva nabaho, uri mwiza rwose bitangaje, kandi ubwo wabona udasanzwe ubizi ko uri mwiza cyane. Naho rero Umutesi aramwenyura n'ikinyabupfura cyinshi ati urakoze cyane. Peter rero ahita amubwira ati rero rwose niyo mpamvu nifuje kugutumira kugira ngo tube twasangira ibya nimugoroba, ngo usohokane muri resitora nziza cyane ishobora kuba iri muri uyu mujyi, ndetse rwose inahenze, kubera yuko ndumva rwose byaba ari byo cyubahiro kuba nakwicarana nawe maze tugasangira amafunguro. Umutesi rero ataranamusubiza, Peter ahita amubwira ati ahubwo ndifuza ko rwose mwampa nimero yanyu maze nkaza kubavugisha. Umutesi ahita amubwira ati gusa ngewe rwose nanga abantu bampamagara bambwira ubusa, nizere ko rero rwose utari muri ba bantu batesha abantu umwanya wabo bababwira rwose ibintu bidafite akamaro habe na gatoya. Peter ati ngewe ntabwo ari uko, ndaza rwose kuguhamagara ariko ntabwo nshobora kugutesha umwanya wawe, ahubwo nyine ngiye guhita nkubipa maze nimero yanjye uhite uyaregisitara kugira ngo nyine ntaza kukubaza utaza kumbaza ngo ninde. Umutesi ati harya wambwiye ko witwa nde? Naho Peter ati nitwa Peter. Umutesi ati nta kibazo, reka rwose nyaregisitire. Umutesi yasohoka mu modoka maze Peter agakomeza kumureba akamukurikiza amaso. Umutesi akagenda akarinda arenga, Peter akimureba ati wawu, ati uriya mukobwa ni mwiza cyane. Akomeza kugenda rero amwenyura ari wenyine kubera ukuntu nyine aba yabonye umukobwa ufite ubwiza budasanzwe. Ku mugoroba rero Peter ahamagara Umutesi maze akamubaza uko yiriwe, ndetse rwose akamubwira ko yumvaga akumbuye kumva ijwi rye. Umutesi rero aramubwira ati ariko rwose urakabya. Baraganira rero maze Peter akongera agasaba Umutesi ko rwose yazamusohokana maze bakicara ahantu bakaganira. Umutesi rero aramubwira ati nta kibazo, tuzabipanga gusa mfite umwanya, kubera ko muri ino minsi nta mwanya na mutoya mfite. Hashira iminsi rero maze Umutesi akemerera Peter ko basohokana. Umunsi rero nyirizina Peter aragenda akicara muri ya resto baba bavuganye. Umutesi rero asanga Peter rwose yahageze kare, ndetse stress ziba zitangiye kumwica yibaza ko uyu mukobwa ashobora kuba atakije. Abagitunguka rero maze Peter agahita ahaguruka ati ndishimye cyane rwose ko uje, nari ntangiye kumva rwose ntangiye kwiheba, numvaga hari gahunda wayihoreye. Naho Umutesi ati njye suko nteye, nakabaye nyine naguhakaniye, ntabwo rwose nakubeshya ko ndibuze ngo maze mbyihorere, gusa umbabarire rwose kuba natinze kukugeraho. Peter rero aramubwira turakoze cyane, gusa nyine wambaye neza cyane. Naho Umutesi ati nawe nuko kandi uragaragara neza. Peter rero ahita ahamagara umuseriveri maze akamusaba ko yamuzanira akarahure ka wayini. Naho rero Umutesi ahita asaba icupa ry'amazi. Bakomeza rero kuganira, birumvikana nyine Peter aba yishimye cyane kuba rwose yongeye guhura n'uyu mukobwa. Barataha rero maze Peter nyine agacyura Umutesi. Bagera rero imbere y'aho Umutesi ataha maze Peter akamubwira ati nagize umugoroba mwiza cyane, nishimye rwose, gusa nyine ndifuza yuko wazamo undi munsi tukongera tukabonana, gusa sinkubwiye ngo ejo cyangwa ejo bundi, wowe uzitonde nyine maze ushake umunsi rwose uzaba utakubangamiye kandi uzaba ufite umwanya. Umutesi ati nta kibazo rwose birashoboka. Peter ahita amubwira ati umbabarire ngiye kukubaza ikibazo,
gusa ntugire ngo ni ukukwinjirira mu buzima. Umutesi ati mbaza nta kibazo. Peter ati ese waba ufite umukunzi? Naho Umutesi ati hoya nta mukunzi mfite. Peter rero ahita amubwira ati umbabarire nanone ngiye kongera nkugusaba ikintu, gusa uraza kugira ngo ahari ndihuse cyane, ariko nyine niko mbitekereza. Ese wakwemera kuba umukopine wanjye? Kubera ko rwose ntakubeshye kuva wa munsi duhura ntabwo nongeye kubona ibitotsi ukundi, ngutekerezaho buri munsi. Naho rero Umutesi ahita amubwira ati ibyo rwose ntabwo ari ibintu byahita bishoboka, nibwo tukimara guhura ntabwo tuziranye, gusa nyine reka mfate igihe cyo kubitekerezaho maze tubanze tunamenyane, buriya nzagusubiza. Peter rero ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo nitwongera guhura uzaba wabonye igisubizo. Aramusezera rero maze Umutesi agataha, gusa nyine Peter ntabwo rwose akwima gutekereza kuri uyu mukobwa. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo, Umutesi aba afite ahantu agomba kujya gukora interview. Arazinduka rero maze akitegura, asohoka yihuta cyane atarwiyambitse. Papa we ati mute ko wihuta cyane bimeze bite? Umutesi ati papa mfite stress zenda kunyica, mfite nyine interview y'akazi, ubwo rero rwose urabyumva ndi kumva hari nakererewe kuko nyifite saa 2. Naho papa ati ariko haracyari saa 1. Umutesi atumva ndumva rwose amaguru atari gufata hasi, ndahangayitse ntabwo ushobora kubyumva, ahubwo reka ngende niruka. Papa rero aramubwira ati amahirwe masa, maze Umutesi akagenda yihuta cyane. Amara kugenda rero papa we ati mana uzambabarire rwose umukobwa wanjye umumpera akazi kuko rwose agashakana umwete. Umutesi rero aragenda maze yagera kuri iyi kampani nyine aho aba agiye gushaka akazi, bagahita bamusubiza inyuma ngo kubera yuko abakererewe iminota mikeya. Asohoka rero n'agahinda kenshi, agenda rwose arira yihanagura, aba ameze nk'agahinja neza neza. Aba ari kugenda areba aho avuye nyine atanareba rwose imbere ye. Agera rero imbere gatoya maze akaba akubitanye n'umusore, abona rero uyu mukobwa yarangaye cyane, maze yamwitegereza neza agahita abona ari no kugenda arira. Uyu musore rero ahita amubaza ati kubera iki umukobwa mwiza nkawe yaba ari kugenda arira mu nzira? Haba habaye iki? Ninde rwose ukuhemukiye? Naho rero Umutesi ahita amubwira ati ntabwo wabyumva ibintu bimbayeho, uzi ngo narinje rwose nje kwishakira akazi, nagombaga gukora interview, ariko mu kwinjira bambujije kwinjira ngo nakererewe iminota 10 yose, kandi nagerageje kumusobanurira, maze rwose uyu mudamu namubwiye yuko ambuteyaje yari nyinshi mu muhanda, ariko yanze kunyumva maze ansubiza inyuma, kandi rwose n'ibyiringiro byanjye byose byari biri. Uyu musore rero ahita amubwira ati uwo namumenye rwose, umuntu ugusubije inyuma. Ahita amubwira nyine ati yarameze gutya na gutya. Naho Umutesi ati ni uwo nguwo rwose. Uyu musore rero ahita afata telefone maze agahamagara akabwira nyine uyu mudamu usubije inyuma Umutesi ati hari umushuti wanjye yaraje gukora ikizami cy'akazi aho ngaho ku kazi wanyu, none rwose ngo mwamusubije inyuma kandi yari afite ibibazo byinshi. Uyu mushuti wanjye nyine yambwiye ko yari ari mu kwezi kwe, kandi nawe urabizi nyine abadamu iyo bari mu kwezi ukuntu bigenda, ntabwo rwose yari ameze neza habe na buhoro. Rero rwose ndifuza ko nyine wamubabarira maze akinjira, kuko rero uyu mudamu aba ari inshuti cyane y'uyu musore. Ahita amwemerera ati nta kibazo, atari ko nyine uzangurira akantu kubera ko ni wowe mbikoreye byose. Ahita amubwira ati rero ngiye kongera mwohereze maze rwose aze umwakire. Ati yitwa, ajya kubivuga nyine agasanga nta nubwo azi izina ry'uyu mukobwa. Umutesi ahita amwongorera ati Mutesi. Naho rero uyu musore agahita amubwira ati yitwa Mutesi, araje rwose umwakire kandi umwiteho. Umutesi rero ahita yishima maze agahita ashimira uyu musore ati urakoze cyane ni ukuri, maze agahita yitunganya neza nyine akihanagura mu maso, maze agahita yinjira kugira ngo akore nyine iyi interview. Mu gusohoka rero n'ubundi arongera nyine agasanga wa musore aracyahagaze hano. Ahita amubwira ati wakoze cyane, maze uyu musore akamubaza ati none se bigenze neza? Naho rero Umutesi ati ndakeka mu kwizera nyine bizagenda neza, gusa wakoze kuba wamfashije. Ati harya ntabwo nigeze menya izina ryanyu? Naho rero uyu musore ahita amubwira ati nitwa Vicky.
Mutesi nawe ati nanjye nitwa Mutesi nari nabibabwiye ariko sinzi ko mukibyibuka. Uyu musore rero ahita amubwira ati gusa nyine hari ikintu kimwe ungomba. Naho Mutesi ahita amubaza ati ni iki rwose naba mbagomba? Vicky ahita amubwira ati gusangira nawe ibya saa sita. Mutesi ati ibyo gusa, gusangira nanjye ibya saa sita nta kibazo rwose, none se ni kano kanya? Naho Vicky ati cyane rwose, ntubona se ko ari nayo masaha, ni amasaha yo gufata amafunguro ya saa sita, twajyana rero tugasangira. Mutesi ati nta kibazo rwose tugende. Baragenda rero maze bakajya muri resitora iba ihenze cyane nziza rwose, baricara maze uyu musore agahita ahamagara umuseriveri agahita amubwira ati ndashaka icupa rya wayini ndetse n'inkoko yokeje mu ifuru na salade. Babaza Mutesi ati nanjye nta kibazo ndafata nk'ibye, gusa icyo kunywa cyo ndanywa amazi. Mutesi rero akomeza kwitegereza uyu musore mu maso maze Vicky agahita amubaza ati ni ibiki ko ndeba umeze nk'uwatangaye? Naho Mutesi ati ikintu kintangaje si ikindi, ntangajwe n'ukuntu iyi resitora ihenze cyane, nabonye amafaranga icupa rya wayini rigura maze ukaba urikomanze ryose uko ryakabaye. Uyu musore rero araseka maze ati none se koko nibwo tukigera muri resto, wowe rwose utangiye kugira ibibazo bya fagitire? Humura nawe rwose umunsi uzabona akazi ibi byose uzajya ubikora nka gutya, uzajya winjira ahubwo abantu bose mwazanye buri wese umugurira icupa rye. Umutesi rero araseka ati hoya ibyo bintu si ubwo koko urumva byashoboka, akazi se ahubwo nzaba nakabonye. Naho Vicky ati komeza ugire ukwizera, akazi ugomba kukabona byanze bikunze. Mutesi ati ndumva wowe byizeye cyane. Vicky ati nawe ubyizere kuko nyine ninza gutuza ndaza gufata telefone maze mpamagare akazi bazakaguha byanze bikunze ntuhangayike. Mutesi ati urakoze cyane. Barasangira rero ariko nyine Mutesi agatangazwa n'ukuntu uyu musore arekura amafaranga rwose nta kintu na kimwe yikanga. Bamara rero gufata amafunguro maze Mutesi agataha, naho rero Vicky agasubira ku kazi. Ku mugoroba rero Mutesi aba agiye kuryama maze rwose akabura amahoro, aba ari kuzenguruka mu cyumba cye atari ko noneho banza nasaze, ni gute ntaba ndi gutekereza umuntu twahuye uyu munsi nkaba ndi kumuha umwanya ungana gutya? Gusa nyine uko ndi kumutekereza ndi kumva rwose mu nda hari kundya. Imana ibabarire uyu musore ntabe rwose ari mariye cyangwa se afite umukopine. Ikindi kandi Imana ibabarire uku kuntu ndi kumutekereza nawe aba ariko ari kuntekereza, ndumva neza nataye umutwe. Nakabaye rwose ibi bintu ntabikora, ariko nanone sinabasha nyine kubyibuza kubera yuko nabuze controle neza. Aba ari kuzenguruka rero maze agahita atekereza atari ku wundi wamuhamagara, ariko se nimuhamagara arabifata ate? Nta kibazo ariko reka muhamagare. Ajya gufata telefone agiye kuyikozaho intoki neza maze telefone ye igahita isona, ahita areba maze agasanga ni Vicky umuhamagaye. Ahita avuga ati dore nawe rwose wagira ngo yari ari kuntekereza. Ahita yitaba rero telefone maze agahita amubwira ati umugoroba mwiza Bogari. Naho rero Vicky ahita aseka ati unyise? Naho Mutesi ati ndavuze ngo umugoroba mwiza Bogari, birakubangamiye? Naho Vicky ati hoya rwose ntabwo bimbangamiye, ahubwo ndumva nyine bisoundinga neza, biraryoshye kubyumva ukuntu. Mutesi rero ahita amubaza ati none se umunsi wawe wagenze neza? Vicky ati yego umunsi wanjye wagenze neza, wowe se umeze neza? Mutesi ati yego umeze neza cyane rwose. Vicky ati gusa nyine ntakubeshye ndumva nongeye nagukumbuye, ndumva nyine nifuza kongera kukubona. Mutesi ati nyamara nanjye nuko, ndumva rwose natangiye kugukumbura kandi aribwo twari tugihura. Bose rero baraseka nyine maze Vicky agahita yeguka, abaryamye nyine ku buriri ahita yeguka neza akicara kubera ko nyine aba yumvise ko uyu mukobwa amubwiye ko nawe yamutekerezaga. Ahita amubwira ati none se urabyumva ute ejo uje kundeba mu rugo, kubera yuko rwose ndumva ngukumbuye. Mutesi ati nta kibazo nzaza. Buracya rero maze Mutesi akitegura akambara neza agakanzu keza cyane maze akajya kureba uyu musore.
arakomanga, maze Vicky mu kuza kumufungurira arabanza agategura muri salo utuntu twose akadutunganya, uba ubona nyine afite stress, akihanagura ukuntu akireba ngo arebe ahari ko nta kanda na kamwe kamuriho, maze agahita afungura. Ahita rero ahoberana na Mutesi ati ni karibu iwanjye, nari ngukumbuye ni ukuri. Mutesi nawe ati nanjye nari ngukumbuye. Mutesi ati ariko urahumura neza cyane. Vicky ati urakoze cyane. Mutesi rero arinjira maze akareba iyi nzu nyine iba ari nziza cyane, muri salo hateguye neza kandi hasa neza, ahita abwira Vicky atuba ahantu heza cyane. Vicky ati urakoze cyane, maze agahita amubaza ati none se turabakiriza iki? Naho Mutesi ati ikiri hafi nta kibazo. Vicky ati akawini rwose kari bugufi. Mutesi ati ni neza cyane nta kibazo nagafata. Vicky rero agenda agiye kuzana akawayini, maze telefone ya Mutesi igahita isona, ahita asanga rero ari Peter wari umuhamagaye. Aritaba maze Peter akamubwira ati ndagukumbuye cyane, nkumbuye rwose kubona iyo sura yawe itagira uko isa, ndumva isura yawe iri gukomeza kunzamo, ndagukumbuye cyane. Ahubwo se waba warabonye igisubizo icyo kibazo nakubajije? Mutesi ahita amubwira ati rero nitwongera kubonana nta kibazo rwose, nibyo tuzaganiraho. Naho rero Peter ahita amubwira ati ndumva ntashaka ko tubigira kera, reka ku mugoroba nze kuguhamagara maze rwose duhure tubiganire, ndagukumbuye cyane kandi mfite n'amatsiko yo kumva igisubizo nyine wangeneye. Mutesi aramubwira ati nta kibazo, ubwo turaza kuvugana. Aramusezera rero, maze akimara kumusezera Vicky akaba nawe araje na ya wayini amuzaniye, aramwakira rero maze bakicara bakaganira. Ku mugoroba rero Mutesi ahamagara Peter maze akamubwira ko rwose yifuza ko bahurira hano hafi y'iwabo muri karitsiye. Peter rero araza abari mu masaha nyine y'ijoro, maze Mutesi akamusanga aho aba aparitse. Peter ahita amubaza ati none se kubera iki rwose wahisemo ko duhurira aha hantu? Hari ahantu heza cyane muri uyu mujyi henshi kandi twakabaye duhurira, kubera iki wowe wahisemo aha? Naho rero Mutesi ati nta kibazo, ntabwo rwose nifuzaga gutinda, niyo mpamvu rero nifuje ko twahurira hano hantu. Gusa nyine n'ubundi sinibugukerereze, reka mpite nyine ndasa ku ntego maze nkubwire icyo nari ngiye kukubwira. Peter rero ahita atuza maze nyine akitegereza uyu mukobwa, aba ategereje nyine ijambo rigiye kumuva mu kanwa. Mutesi rero ahita amubwira ati ndakwinginze rwose umbabarire unyumve, ibyo ndi kukubwira sinzi amagambo nabikubwiramo, sinzi n'ukuri bubifate, ariko rwose ugerageze ubyumve. Njye nawe rwose ntabwo twakundana, gusa nyine birashoboka ko twaba inshuti zisanzwe. Naho rero Peter uba utangaye ati njye nawe ntabwo twakundana, kubera iki se tutakundana? Kubera iki rwose? Kandi warambwiye ko nta wundi mukunzi ufite, ni gute rero njye nawe tutakundana? Ni iki cyatubera imbogamizi? Naho Mutesi ati n'ubundi igihe nabikubwiraga rwose nta mukunzi nari mfite, ariko naje guhura n'undi musore, nyamara rwose tugikubitana nahise mukunda ubwo ngubwo. Yarankuruye cyane ku buryo rwose nananiwe nyine kubihagarika, ndamukunda cyane. Rero rwose ntabwo nakubeshya, ntabwo njyewe nawe byashoboka, gusa kuba inshuti zisanzwe byo birashoboka. Peter ati kuba inshuti zisanzwe ntabwo bishoboka, kubera ko njye ndashaka ko njye nawe tugirana isano nyine rirenze ubucuti busanzwe. Mutesi ati ntabwo rero rwose bishoboka, kandi nyine wihangane unyumve. Ahita anakata nyine akisubirira mu rugo iwabo. Naho rero Peter asigara yegamye ku modoka ari kuyihondagura ingumi, ati ntabwo bishoboka, ntabwo rwose umukobwa nakunze bamunkura mu biganza gutya. Icyambwira uwo musore rwose untwariye umukobwa nakunze, icyanyereka umuntu unkuye urukundo mu biganza, icyamunyereka. Umujinya nyine birumvikana uba ari wose, arataha maze kuryama bikanga. Aba rwose ababaye kuko mu buzima bwe ni ubwa mbere aba yarabonye umukobwa mwiza, maze akumva aramwishimiye, akumva rwose yifuza ko nyine yamuha umwanya mu mutima we.
Nubwo bwose rero Peter aba ari mu gahinda gakabije, naho rwose Mutesi ndetse na Vicky urukundo ruba ruryoshye, baba bibereye mu munyenga w'urukundo. Ni bande basohokanye? Ni Mutesi na Vicky. Ni bande bari kuryoshya? Ni Mutesi na Vicky. Mbese urukundo ruba rushyushye kandi rwose ruryoshye. Umunsi umwe rero Mutesi aba yagiye gusura Vicky, maze akihagera bataranasuhuzanya rwose, Vicky rero ahita yitaba telefone, maze agahita ababwira ati iyo nkuru rwose mumbwiye ni inkuru nziza cyane, ejo rwose ku isaha ya mbere nzaza gufata visa yanjye, gusa murakoze kumbwira ibyo bintu. Ava kuri telefone rero kwa kundi nyine umuntu yishima akajya asimbuka akiterera hejuru, ibyishimo biba ari byinshi cyane. Ahita aterura Mutesi maze akamushyira hejuru ati sheri ndishimye cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Naho Mutesi atari ko kutari kumbwira ikigushimishije. Vicky ati ya viza yanjye yo kujya muri Canada yasohotse. Naho Mutesi ati viza yo kujya muri Canada? Vicky ati ntumbwire yuko ugiye kuvuga ngo sinabikubwiye. Mutesi ati ntabyo wigeze umbwira. Vicky ati ribuka cya gihe turi kuri pisine, ntabwo wibuka ko nakubwiye ko ngomba kuzajya muri Canada kwiga masters yanjye kuyisorezayo? Mutesi ati ubwo rwose ntabwo nigeze menya ko nyine wanasabye viza, ntabwo nari nzi ko nyine ari uko bimeze. Naho rero Vicky ahita amubaza ati ariko se mukunzi, kubera iki utari kwishima ku bwanjye? Naho rero Mutesi ati ndishima se kandi wumva nyine ugiye kunsiga, ubundi se urateganya kuba wazamara igihe kingana iki muri Canada? Naho Vicky ati ndifuza nyine kugenda ngakorerayo masters yanjye, ndetse nayirangiza nkaba nakorerayo n'akazi gasanzwe. Mutesi ahita yijima ati ntumbwire rwose, ubu se kukumva naba nishimira iki kandi ugiye kunsiga hano? Naho Vicky ati hoya, yego nyine nzagusiga mu gihe gitoya, ariko ntabwo nzagusiga igihe kirekire, kubera ko nintangira gukora nzahita ngushakira ibyangombwa maze nawe uze unsangeyo, ntabwo nagusiga hano nyine burundu. Umutesi n'ubundi kwishima biranga, maze Vicky akongera akamuterura ati wirakara rwose, ibyo byiza ni ibyanjye ndetse nawe, kubera ko twese bidufitiye akamaro. Aramuterura rero akamuzunguza maze agatangira kumusomagura. Umutesi kwihangana biranga maze agaseka. Vicky ahita amubwira ati nuko mba nshaka guhora nkubona, ntabwo rwose isura yawe iberewe no kwijima, uberewe no guhora useka. Ntukababare rero kandi mukunzi, turi kumwe, ndagukunda cyane urabizi, ibyo ndi gukora ni ibyanjye nawe, kandi rwose humura ntabwo uzankumbura cyane, nzajya nguhamagara kenshi. Ikindi kandi sinzatinda rwose, nzahita nshaka ibyangombwa maze nawe uze nimara kwiga, nuko bizahita bigenda. Mutesi rero arabimwemerera, maze noneho rwose bagatangira nyine kubiserebura. Vicky ahita amubwira ati mbabarira umperekeze maze tujyane mu rugo iwacu, tujye rwose kubisereburirayo na papa wanjye ndetse n'umuvandimwe wanjye na mama wacu. Mutesi ati nta kibazo twagenda. Bahita rero bagenda maze bakajya iwabo wa Vicky. Baba bakigerayo akababwira nyine ibyishimo afite. Papa we rero ndetse na mama we baramwishimira cyane, maze agahita ababwira ati ariko nyine nubwo byari bitunguranye, ariko nje no kubereka umukazana. Mutesi rero ahita agira isoni, maze rwose akumva nyine Vicky arabimutunguje ibi bintu, gusa n'ubundi biramushimisha ko nyine abamweretse ababyeyi be. Baba bakicara rero maze Vicky ati none se Peter ari hehe? Aba akivuga ibyo maze Peter akaba arinjiye. Mutesi akubitwa n'inkuba, ajya kubona akabona ni wa Peter nyine baziranye, niwe ubuva indi imwe na Vicky. Vicky rero ahita ahaguruka yihuta maze akagenda agahita ahobera Peter. Naho Peter uba amaze gukubita ijisho Mutesi ati ni wowe? Mutesi nawe ati ni wowe. Bahita babaza bati muraziranye se? Mutesi ati yego. Ati Peter nyine yarantwaye nka kabiri cyangwa gatatu mu modoka ye, ntabwo rero nari nzi yuko nyine ari we murumuna wawe, ntunguwe no gusanga ari umuvandimwe wawe. Peter rero ahita abura ikintu akora, aba yumva nyine ataye umutwe, maze agahita abaza Vicky ati none se n'uyu mukobwa w'umusheri wawe wambwiraga ukeneye kunyereka?
Vicky ati cyane, ati urabona atari mwiza se? Naho Peter buri kintu avuga maze agahita amubwira ati ndaje. Aragenda rero akajya muri dushe maze akabanza akarira koko maze akitunganya akongera akikaruma akagaruka, ariko nyine agahinda kaba kamwishe rwose. Naho rero iwabo wa Vicky bishimira cyane Mutesi, dore ko rwose aba ari n'umukobwa ubereye ijisho, aba ari umukobwa mwiza cyane witonda, uzi kuganira kandi nyine uzi kwitwararika igihe ari kumwe n'abantu bakuru. Papa rero wa Vicky aramubwira ati umuhungu wanjye rwose ngwino unkore mu kiganza kuko noneho wabaye umugabo wa nyawe, urabona ukuntu uzi guhitamo, umeze nkanjye kera nkiri umusore, ariko uratekereza njya guhitamo mama wawe? Ntutekereze ko cyari igikorwa cyoroshye, kumutereta byarangoye, yari umukobwa mwiza abasore bose barwanira. Maze Vicky ati papa rero rwose nanjye nyine ni nk'uko nateye ikirenge mu cyawe. Uko rero bavugaga ibi ngibi niko Peter we rwose yumvaga nko mu nda hari kumurya, yumvaga agahinda kari kurushaho kumwica, kuko rwose yaramenye ko wamukuye urukundo mu biganza ari mukuru we bavukana. Baba rero basoje kuganira n'ababyeyi maze telefone ya Vicky igahita isona, ahita asanga rero ari ku kazi bamuhamagaye, baba bamushaka byihutirwa, ahita rero akenera nyine kugenda byihuse, ahita abwira Mutesi ati urambabarira ngiye gusaba nyine Peter maze akuntahanire. Mutesi ati niba bitakubangamiye nta kibazo. Vicky rero ahita abwira Peter ati ndakwinginze rwose muntahanire, gusa ntabwo ari ubuntu, ndakwishyura, ndabizi nyine ko imodoka yawe itanywa amazi. Peter ntabwo aba ari guseka habe na gatoya, birumvikana niyo bamubwira burag imeze ite aba rwose ubona yijimye, gusa nyine ntabwo Vicky aba azi impamvu murumuna we yijimye kandi atari uko asanzwe. Vicky rero ahita yihuta ajya ku kazi, maze Peter nawe nyine agatahana Mutesi, baba bari mu nzira, maze Mutesi akamubwira ati ni ukuri umbabarire, ntabwo nigeze menya rwose ko uri umuvandimwe wa Vicky, yahoraga ambwira ngo afite murumuna we yifuza ko tuzahura, ariko ntabwo nigeze menya ko ari wowe, umbabarire rwose ku byabaye, ndakwinginze umbabarire. Naho rero Peter nta jambo na rimwe yigera abwira Mutesi, urugendo rwose barukora acecetse kugeza batandukanye. Arataha rero noneho agahinda nanone kakongera kakiyongera, aba rwose abona bimeze nk'aho azajya abona kenshi Mutesi, maze akibuka yuko umukuru we nyine ari we wamumutwaye. Mama rero wa Peter yitegereza rwose uyu muhungu we maze akabona yuko ibintu byahindutse, aramubaza ati ese mwana wanjye ko kuva rwose uyu munsi waza guhura na mukuru wawe wahise wijima, hari ikibazo mwaba mufitanye? Naho Peter ati nta na kimwe rwose mama. Mama ati mbwira narakubyaye, ndakuzi bihagije. Peter rero ahita azamukira hejuru maze agatangira kuvuga nabi. Mama ati ngaho rwose ndakuretse, ariko biragaragara ko utameze neza. Peter ati ariko ngiye rwose nakubwiye ko meze neza. Mama we rero ahita yisohokera muri iki cyumba cye maze akigendera, kuko rwose babona uyu musore nyine atari wa wundi usanzwe. Ku rundi ruhande rero iminsi iragenda ikicuma, maze umunsi nyirizina wo kugenda kwa Vicky ukagera. Mutesi rero yambara neza maze akajya guherekeza umukunzi we, gusa rwose ntabwo aba yishimye. Baba rero bicaye mu modoka ndetse rwose batwawe na Peter, baba bicaye mu modoka inyuma, Vicky afashe ikiganza cya Mutesi ari kugenda amubwira ati mukunzi humura rwose sinzakwicisha irungu, nzaguhamagara kenshi bishoboka, kandi rwose ndagukunda, nzaba ngutekerezaho nzaba ndi hose. Naho rero Mutesi nawe ati nanjye ndagukunda, ibyo nizere ko utabishidikanyaho. Vicky rero ahita asoma Mutesi, naho Peter aba ari kubareba nyine, maze agahita amera nk'umuntu rwose wijimye ndetse akareba hirya, ababona nyine bari nko kumurisha umutima. Vicky rero ahita abwira Peter ati
gerageza wihute ntaza gukerererwa maze rwose nkaba nasanga indege yansize. Baragenda rero maze bagera aho bavira mu modoka, Vicky ava mu modoka yihuta maze agahagarara hasi. Mutesi rero ajya kumanuka maze Vicky agahita apfukama agashyira ivi hasi, agahita yaka ikiganza Mutesi, akamufata ikiganza maze akamubwira ati mukunzi ndagukunda cyane rwose, ndakwinginze nsezeranira kuzantegereza kandi ugakomeza kunkunda nk'uko wari usanzwe ubigenza. Mutesi ati ndabikwemereye rwose nzagutegereza. Vicky rero ahita akora mu mufuka maze akazana impeta, agahita amubwira ati nyemerera ko ari wowe uzaba umukunzi wanjye w'ubuzima bwose, nyemerera kandi ko ari wowe uzanyuzuza. Mutesi ati ndabikwemereye, aba yishimye cyane maze nyine Vicky akamwambika impeta akamubwira ati uzantegereze urukundo rwanjye, aho nzaba ndi hose nzaba ngutekerezaho kandi nyine nzaba nzi yuko nasize umukunzi wanjye hano. Mutesi rero arishima maze agahobera uyu musore, nubwo nyine ibyishimo biba bivanze n'agahinda kuko rwose bagiye gutandukana. Barahoberana kurekurana bikanga maze Vicky agasomagura Mutesi ku gahanga, akamusoma ku itama akamubwira ati mukunzi ndagukunda cyane cyane rwose, gutandukana biragoye ariko nanone aho nzaba ndi hose humura rwose tuzaba turi kumwe ku mutima. Mutesi rero arihangana maze Vicky agatangira kumuhanagura amarira ku maso ati mukunzi rwose gerageza we kurira kuko nanjye biratuma ngenda ndi kurira. Kugusiga ntabwo ari ibintu binyoroheye, ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe gusa, ni uko ugomba kuzamenya ko ngukunda kandi ari we wenyine nkunda. Barihangana rero maze nyine bose bakihanagura ndetse rwose bakagerageza kwihagararaho, basezeranaho rero ibintu biba bigoye cyane rwose. Vicky aragenda maze akarinda arenga agihindukira akareba Mutesi, Mutesi nawe niko aba ari kumupepera, amarira nyine aba ari yose. Vicky rero amara kugenda maze Mutesi akongera akicara mu modoka ya Peter akamucyura. Uyu munsi bwo rwose nta jambo na rimwe baba bari kuvugana. Mutesi aba ari kugenda areba iyi mpeta maze akayitegereza, agakomeza yitegereza urutoki rwe, amarira nayo rwose aba ari kugenda ashoka. Agera mu rugo iwabo rero maze akicara muri salo, aricara akigunga bigaragarira amaso. Mama we rero aramubaza ati mwana wanjye ko ndeba utishimye, habaye iki? Naho Mutesi ati ndi gutekereza ku mukunzi wanjye. Mama we ati uri gutekereza kuri Vicky umukunzi wawe? Mutesi ati cyane, ahubwo ntabwo ari umukunzi wanjye gusa ni fiance wanjye. Naho rero mama we ati ni fiance wawe se kandi gute? Naho Mutesi ati ni fiance wanjye kuko yanyambitse impeta. Ahita anyereka mama we. Mama we ati ukaba utambwiye ayo makuru meza kubera ko ibyo bintu wabyihereranye, twakagombye nyine kuba twabiserebuye. Naho Mutesi ati ntabwo byari gushoboka ko tubiserebura kuko nyine agahinda ni kose. Mama we ati kiki se kandi? Mutesi ati kubera ko nyine umukunzi wanjye yahise agenda, yanyambitse impeta bimeze nkaho rwose ari mu nzira yerekeza muri Canada. Naho mama we ati ubwo se koko urumva utararangaye, wakagombye kuba waramubwiye maze agasiga agusabye akanagukwa kugira ngo nyine agende bizwi n'imiryango yose, kubera ko hariya ashobora kuzagenda agahura n'abandi bakobwa maze agahita kwibagirwa. Mutesi ati hoya ndamwizeye kandi kuba yanyambitse impeta byo byonyine nyine ni ikimenyetso cy'uko atazanyibagirwa. Mama ati nyamara uzakomeze ujye ubimubwira maze rwose azakore geste kugira ngo nyine natwe dusigarane icyizere ko ari umugabo wawe kandi azagaruka kugutwara. Mutesi ati nta kibazo nzabikora rwose. Iminsi rero iragenda ikihuta rwose, gusa nyine urukundo rwa Mutesi ndetse na Vicky biba ari kuri telefone gusa, ariko buri munsi Vicky aba ahamagara Mutesi kugira ngo yumve uko ameze. Umunsi umwe rero atuma Peter kugira ngo ajye kumurebera uko Mutesi ameze.
Peter rero aragenda maze yagera iwabo akamuhamagara ariko telefone ye nyine nticemo, arataha rero agataha batabonanye. Aza rero kumwandikira message ati naje kukureba ndakubura, mukuru wanjye yari yambwiye ngo nze kureba uko umeze. Ku mugoroba rero bavuganye, Mutesi abwira Vicky nyine ko Peter yaje maze akamubura. Vicky ati nari namutumye ngo andebere ko umukunzi ameze neza. Mutesi ati gusa rwose mukunzi ndagukumbuye cyane ntabwo wabyumva. Vicky ati nanjye ndagukumbuye ariko ubona ko ngerageza nyine kukuvugisha buri munsi. Mutesi ati ntabwo bihagije, ibyo bintu rwose ntibihagije, mba numva nyine nkeneye kugukoraho, nkeneye ko turebana amaso ku yandi, nkeneye kuguha bizu, nkeneye kuguhobera, mbese nyine nkumbuye kukubona iruhande rwanjye, ndagukumbuye cyane. Vicky ati birumvikana nanjye ndagukumbuye, nuko nyine ari akazi ndetse n'amashuri nta yandi mahitamo nyine mfite. Baraganira rero maze bajya gusezeranaho, Mutesi agahita abwira Vicky ati urare neza bogari wanjye. Naho Vicky nawe ati urare neza rwose mukobwa nkunda, mukobwa wantwaye umutima, umukobwa ntekereza ijoro n'amanywa, ndagukunda cyane. Mutesi ati nanjye ndagukunda cyane. Ubwo baba bari kuvugana buri wese ari mu buriri bwe, basezeranaho rero maze bakifurizanya ijoro ryiza. Rero akomeza kuzajya atwara Mutesi nk'ibisanzwe. Umunsi umwe rero aba yamutwaye maze yamutahana bari mu modoka, akamubwira ati rero rwose Mutesi ndacyagukunda kandi cyane, ntegereje ko umunsi umwe uzambwira yego, mba numva hari umunsi nawe uzambwira ko rwose unkunda. Naho Mutesi ati ibyo ntibishoboka, urabizi rwose nkundana na mukuru wawe, ndamukunda cyane kandi urabizi, ndakwinginze rwose hindura ibitekerezo, shaka undi mukobwa mukundana. Aha hanze hari abakobwa benshi beza bazi ubwenge, bagaragara neza kandi rwose biteguye kugukunda, gerageza rwose ushake undi mukunzi, jyewe nibagirwa. Naho Peter ati ntabwo byashoboka, kukabagirwa ntibikunda, jyewe umutima wanjye uterera kuri wowe, nta wundi mukobwa nabasha gutekereza. Mutesi ati ndakwinginze bitazatuma rwose ntazongera kwinjira muri tagisi yawe, kubera yuko ndifuza kunyibagirwa maze ukamfata nyine nk'umukobwa ukundana na mukuru wawe. Mutesi rero uba ananiwe gukomeza kwihanganira kumva ukuntu uyu musore amubwira ko amukunda, ahita amubwira ati hagarara maze niviremo. Ava muri iyi modoka rero maze Peter agahita amubwira ati nzakomeza ntegereze, ahari umunsi umwe bizakunda. Mutesi rero ataha yibaza rwose ukuntu uyu musore adashaka kuva ku izima, kandi mu by'ukuri abona yuko urukundo rwe yarutanze. Umunsi umwe rero Mutesi aba yari yasohotse maze yataha agasanga papa yicaye muri salo, aramusuhuza maze papa akamubwira ati mukobwa wanjye nari nagushatse nakubuze, mama wawe yambwiye ko wasohotse. Naho Mutesi ati hari utuntu nari nagiye guhaha. Papa we rero ahita amubwira ati icara hano nkubwire. Aricara maze akamubwira ati uzi wa mugabo w'inshuti yanjye ufite umwana w'umuhungu ukora muri banki? Mutesi ati yego ndamuzi. Ati yaje hano kundeba ariko nanone ni wowe yashakaga cyane. Naho rero Mutesi ati jyewe se kandi yaba nshakira iki? Papa ati urabona afite umwana nyine w'umusore ukora muri banki, ndakeka umuzi. Uriya mupapa rero arashaka yuko nyine wowe n'uriya muhungu we mwazakora ubukwe, arashaka ko mwakundana maze mukazabana. Kandi uriya musore barangije kubimuganiriza we rwose yarabyemeye. Mutesi ahita abwira papa we ati papa wivunika rwose, wivunika, njyewe ndi mu rukundo kandi umuntu dukundana bya nyabyo. Papa we rero ahita aseka ati ngaho rero mpaye makuru. Mutesi ati umusore nkunda yitwa Vicky, yagiye muri Canada, gusa nyine hashize igihe, ariko mbere y'uko agenda yasize anyambitse impeta. Papa we ahita aseka ati ntiwumva mukobwa wanjye? Ati none se afite gahunda yo kuzagushaka? Mutesi ati cyane rwose nibyo twasezeranye. Papa we ati ntiwumva, kubera iki se rwose utigeze ubimbwira? Naho Mutesi ati numvaga nzabikubwira kubera ko nyine sinari kubikubwira gutyo gusa,
ndabizi abapapa muba mushaka nyine kubona ibihamya igihe bataratanga inkwano, ndabizi ko nyine ubwo uba utarabifata nk'aho ari ibintu by'ukuri. Papa we ati jyewe urabizi mwana wanjye, ndakwizera kandi nizera nyine amahitamo yawe, gusa nyine ubwo ikibazo kirakemutse, ni amahoro rwose ubwo ufite umukunzi, iby'umushuti wanjye byo ndaza kumuganiriza maze rwose muhakanire. Mutesi ati urakoze cyane rwose papa kunyumva. Papa we rero yishimye cyane ahita amubwira ati genda umpamagarire mama wawe maze aze hano. Mama we rero araza muri salo maze papa wa Mutesi agahita abaza mama wa Mutesi ati ariko se kubera iki rwose utambwiye amakuru meza y'uko umukobwa wacu afite fiyanse, nanjye nkaba nirirwaga mushakira umufiyanse naho yarabishoje kera. Mama we ati ntabwo rwose nabikubwiye, nari nzi ko nyine umukobwa wanjye azabikwibwirira, gusa nyine ibintu bimeze neza, yasize amwambitse impeta ariko nanone yaragiye kandi hashize igihe kinini. Iminsi rero maze papa wa Mutesi akamwicaza akamubwira ati rero mwana wanjye rwose ntabwo twakomeza kugira icyizere cy'umuntu tutazi aho ari, ugomba kuzamuhamagara maze akabwira ababyeyi be bakazaza kumusabira ndetse bakanagukwa, maze rwose tukicara hari icyo twizeye. Umutesi rero yemerera papa we rwose ko azahamagara uyu musore maze bakabivugana. Aramuhamagara rero koko maze akamubwira ati mukunzi, nari nguhamagaye kugira ngo nkubwire rwose hamaze kuza iwacu abantu benshi baza kuntereta ndetse bifuza ko twabana, ariko nkabahakanira kubera ko nyine ngufite. None papa wanjye amaze kubirambirwa, ari kumbwira ko rwose atazi icyo ntegereje. Naho rero Vicky ati none se ntiwigeze umumbwiraho? Mutesi ati naramukubwiye ariko nanone nta cyizere afite kubera ko nta kintu na kimwe murakora iwacu. Yari yambwiye rero ngo uzashake abantu b'iwanyu maze baze gutanga inkwano iwacu kugira ngo rwose bicare batekanye. Vicky ati ahubwo uri kumvugira ibintu, buriya rwose umpamagaye nanjye nari mfashe telefone ngo maze nguhamagare. Ibyo bintu rwose nibyo nari ndi gutekereza nyine kukuzana kubera yuko ndumva utakomeza kuba kure yanjye. Naho rero Mutesi ahita amubaza ati none se niba wabiteganyaga uzaza ryari? Vicky ati hoya ntabwo nzaza, gusa nyine ndifuza yuko Peter murumuna wanjye yazampagararira maze akazana n'ababyeyi banjye, ariko we ari mu mwanya wanjye maze bakaza kugusaba bagatanga inkwano. Inkwano nzazohereza maze Peter rwose aze mu kigo cyanjye. Mutesi ahita amubaza ati none se azabyemera kubera ko nyine akubita agatima ku bintu Peter yirirwa amubwira. Maze Vicky ati yego narangije rwose no kubimubwiraho kandi yabyumvise cyane, ubwo nawe uzagende ubimuganirize nta kibazo. Ikindi kandi ndifuza ko nyine azanampagararira muri mariage civile kugira ngo nyine mbone acte de mariage izatuma ngushakira ibyangombwa, gusa nyine muzagenda maze musezerane mu murenge, ariko acte de mariage igomba kuzaba yanditseho amazina yanjye. Nabonye rwose bikora, hari abantu benshi bamaze kubikoresha kandi bigakora. Umutesi ahita amubwira ati niba rwose wizeye yuko murumuna wawe azabigukorera nta kibazo, nanjye rwose ntabwo nabyanga. Umutesi rero ahita abwira Vicky ati ndigukumbuye cyane ni ukuri, ndifuza nyine kongera kukubona. Vicky ati nanjye sijya nzabona ibi byose birangiye maze ukaza ukansanga. Basezeranaho rero maze Mutesi akabwira nyine ababyeyi be iyi nkuru nziza yuko nyine baba babipanze, na Vicky abibabwira byose neza nta na kimwe aciye ku ruhande. Buracya rero maze akajya kureba Peter kugira ngo nyine babivugane. Arakomanga, Peter ati ni karibu. Mutesi arinjira maze akicara. Peter rero aramubwira ati nishimiye rwose kukubona, ati nkwakiriza iki? Naho Mutesi ati ntacyo, ahubwo nari nje ngo tuganire ku bintu Vicky yambwiye. Peter ati none se Vicky yaba yakubwiye ngo iki? Mutesi ati yambwiye ko uzamuhagararira maze mukaza gutanga inkwano iwacu.
Peter ahita amubwira ati yego rwose nabimwemereye ko nzabikora, mukuru wanjye ndamukunda cyane ntabyo ntakora ku bwe, ahubwo se yakubwiye ku byerekeranye na mariage civile ko nako nzamuhagararira? Mutesi ati yego nabyo yabimbwiye. Peter rero ahita afata ikiganza Mutesi maze akamubwira ati wowe na mukuru wanjye ndabifuriza ibyiza gusa, none se yakubwiye ko uzahita ujya muri Canada? Mutesi ati yego. Peter rero ahita amubwira ati nizere ko rwose nugerayo ibi byose bizagenda neza, muzahirwe, muzabyare hungu n'akobwa kandi muzabone imigisha iturutse mu mpande zose, ndabifuriza ibyiza byose. Mutesi rero ahita amubwira ati urakoze cyane ni ukuri kandi icyifuzo cyawe rwose kiranshimishije. Peter rwose uba ubona nta mutima mubi n'umwe agifite, ahubwo nyine abasigaye ubona yishimye, avugisha Mutesi ubona rwose ibyishimo ari byose, ntabwo aba akimurakariye ndetse rwose nta nubwo aba agifuhira mukuru we. Imyiteguro rero iratangira maze iwabo wa Mutesi bakitegura nyine ko iwabo wa Vicky bazaza gusaba. Umunsi rero nyirizina iragera maze iwabo wa Vicky bakaza nyine gusaba. Ni ukuvuga ko Peter niwe nyine uba wambaye nk'aho ari we musore waje gusaba, gusa famiye zose ziba zarabivuganyeho uko bimeze. Baraza rero maze bagasaba, ubwo nyine imigenzo yose ikorerwa mu gusaba ni Peter uyikora, gusa aba ari mu mwanya nyine wa mukuru we. Birarangira rero maze bagataha. Uyu munsi nyine Mutesi aba yishimye ko nibura iwabo nyine baba babonye ikimenyetso ko urukundo rwe ndetse na Vicky ari urukundo rwose rushinze imizi. Hashira iminsi rero maze Peter akajya azanira impano Mutesi ati nk'umugore rwose wa mukuru wanjye ngomba kukwitaho mu gihe adahari. Mama rero wa Mutesi aramubwira ati ariko rwose ndabona ufite murumuna wa sheri wawe w'umwana mwiza, akwitaho rwose, yatangiye kuguha agaciro ndetse utaraninjira mu muryango. Mutesi ati cyane rwose. Mutesi nyine aba abizi neza yuko bya bindi byari hagati yabo byarangiye kera, ndetse rwose ko uyu musore yiyemeje guhinduka maze rwose akemera kubanira neza mukuru we. Peter rero muri iyi minsi Vicky aba adahari, aba yarasigaye nyine aba muri aparitema ye, kuko n'ubundi Peter aba yarabaga muri aparitema akodesha. Mukuru we rero yaramubwiye ati nta mpamvu yo gukodesha kandi aparitema yanjye ihari, ahubwo nyine uzagende maze ube uyibamo. Umunsi rero w'ubukwe nyine wa mariage civile uragera, maze n'ubundi nyine imyiteguro iba ari kwa kundi, bambara neza nyine ubwo ni Peter ndetse na Mutesi bakambara nk'abantu nyine bagiye mu murenge. Baragenda rero maze bakabasezeranya, bakifotoranya nyine nk'abantu bakoze ubukwe, amafoto kandi menshi. Barataha rero ariko noneho Mutesi agataha muri ya aparitema ya Vicky, ni naho ndetse uyu musore Peter aba asigaye aba. Aragenda rero maze akinjira mu cyumba, birumvikana nyine ajya kurara mu cyumba cya Vicky. Aba akigerayo maze agahita afata telefone agahamagara Vicky kugira ngo nyine amubwire uko umunsi wose wagenze. Aramubwira ati sheri, ubu nyine byarangiye, ubu ndi umugore w'umugabo ndetse rwose ndi umugore wawe byemewe n'amategeko. Ahita rero amubwira ati ubu tuvugana tuvuye gusezerana. Amwereka nyine ukuntu aba yambaye maze Vicky akamubwira ati wambaye neza rwose, ndumva nkwishimiye cyane, ubu ngubu uri umugore wanjye noneho bizwi. Mutesi ati cyane rwose. Vicky rero ahita amubwira ati ndaza guhamagara Peter maze umushimire ku bwitange rwose yagize. Mutesi ati ni ukuri umushimire, yabaye umwana mwiza cyane kandi ni ukuri ibintu yakoze ni ibintu byo gushimirwa. Vicky ati yego, ndetse n'ababyeyi bacu bose ndaza kubashimira, gusa nyine ubu noneho ndatekanye.
Vicky rero ahita amubwira ati nizere ko nta gahunda yo gusubira iwanyu ufite kubera ko nyine ubu uri umugore w'umugabo, ugomba kuguma aho ngaho nyine kugeza igihe ibyangombwa bizabonekera maze nkagutwara. Mutesi ati cyane, ntabwo naba nakoze ubukwe ngo maze kandi nongere nsubire mu rugo iwacu, birumvikana nyine. Mutesi rero ahita abwira Vicky ati ndananiwe cyane, gusa reka njye gukaraba nduhuke. Aragenda rero akajya gukaraba maze yava muri dushe akumva amafunguro ari guhumura, aba yumva umuhumuro wuzuye inzu yose. Arasohoka rero ngo ajye kureba aho byo guturuka, maze yagera mu gikoni agasanga Peter ari guteka. Ahita amubaza ati ni wowe wahumuje iyi nzu yose? Peter ati cyane, atega njyewe ndimo umutetsi, nuko nari ntaragutekera na rimwe. Naho rero Umutesi ati kubera iki rwose wigoye kandi twari tunaniwe byumvikanaga. Naho rero Peter ati ntabwo nari kureka kugutekera, ni gute se nareka kugutekera ku munsi wawe w'ubukwe? Urananiwe yego, ariko nanone ugomba gufata amafunguro ameze neza. Umutesi rero aramubwira ati ndagushimiye ku byo wakoze byose ku bwanjye ndetse na mukuru wawe kugeza kano kanya. Bamara rero gufata amafunguro maze Mutesi akajya mu cyumba cye kugira ngo nyine ajye kuruhuka, aba ananiwe. Aba akimara kwinjira maze agahita abona Peter nawe arinjiye. Mutesi ati urashaka iki se kandi? Nicyo utambwiriye aho twari turi gufatira amafunguro? Naho rero Peter ati nje kuryamana n'umugore wanjye kubera ko nyine uyu munsi ni umunsi wa mbere w'ubukwe bwacu, tugomba rero kuwukonsoma nk'umugabo n'umugore. Naho rero Mutesi ahita atangara maze akamureba ubutamuhaga ati nk'umugabo n'umugore? Njyewe se ndi umugore wawe ko ndi umugore wa mukuru wawe? Naho Peter ati kandi ari njye twasezeranye n'abantu bose babizi ko njye nawe twakoze ubukwe, ubu turi umugore n'umugabo, nta kabuza rero tugomba kurarana. Naho rero Mutesi ati umva nkubwire, ndavuze ngo sohoka muri iki cyumba ntararakara, nta soni ufite? Urumva ibintu uri kuvuga? Njyewe ndi umugore w'umukuru wawe, ugomba kunyubaha rero. Naho Peter ati ntabwo uri umugore wa mukuru wanjye, uri umugore wanjye kuko ni njye twasezeranye. Yenda birashoboka ko utaritegura neza, ukaba nyine utarumva rwose witeguye, reka nguhe igihe maze witegure, gusa uri umugore wanjye kandi ndagukunda, ndetse rwose nta muntu cyangwa ikintu cyabihindura ko uri umugore wanjye kandi twakoze ubukwe ndetse twasezeranye mu mategeko bizwi n'abantu bose babibonye. Mutesi ati navuze ngo sohoka vuba. Peter rero arasohoka, ariko Mutesi nyine agasigara mu kibazo, aba yiri kwibaza nyine iby'uyu umusore maze bikamucanga. Aba ari kwibaza ati se mu by'ukuri Peter agamije iki? Buracya mu gitondo rero maze Mutesi akabyuka abwira Peter ati waramutse neza? Peter ati waramutse urukundo rwanjye. Naho Mutesi ati urongeye kandi? Ndashaka rwose kumera nk'aho ibyabaye nijoro bitabaye, ndashaka kubyibagiza byose, ariko nyine kondisiyo ni imwe, ko bitazongera kubaho ukundi. Naho rero Peter ati ariko nawe rwose uri gukina, ibyabaye nimugoroba ntabwo nabyibagirwa, byabaye nyine. Nifuzaga kumarana ijoro n'umugore wanjye, twari tumaze gukora ubukwe, gusa ntabwo yabyemeye, ariko ntibishatse ko nyine bitazabaho. Urabizi nyine uri umugore wanjye imbere y'amategeko, njye nawe rero byanze bikunze nyine tugomba kurarana. Naho Mutesi ati ngiye kubigusubiramo bwa nyuma, ntabwo ndi umugore wawe, ahubwo ndi umugore wa mukuru wawe. Naho Peter ati ariko ibimenyetso byose ndetse n'ibihamya biremeza yuko uri umugore wanjye, ndetse rwose twakoze ubukwe imbere y'amaso y'abantu. Peter rero ahita amubwira ati gusa nyine usigare ubitekerezaho neza, reka nigire ku kazi, gusa nyine wirirwe rukundo rwanjye, ndagukunda cyane, ukomeze ubitekerezeho. Mutesi rero asigara yataye umutwe, ko rwose nijoro aba atekereza ko ahari uyu musore ashobora kuba yibeshye, nyamara rwose aba akiri kumusubiriramo ibyo yamubwiye guhera nijoro. Nyuma y'iminsi mike rero Vicky ahamagara Mutesi
maze akamubwira ati mukunzi umeze ute? Umutesi ati meze neza uretse kugukumbura. Vicky ati nanjye ndagukumbuye ariko ibintu byose biri mu nzira nziza. Vicky rero ahita amubwira ati ndi gushaka ibyangombwa byawe, hanyuma rero ndashaka ko umfotorera pasiporo yawe na nimero z'irangamuntu yawe, ikindi kandi ukanyoherereza nyine na ya acte de mariage yacu. Umutesi ahita ahaguruka muri salo aho yari yicaye yihuta ati reka ahubwo mbanze mbikore. Telefone rero ayisiga muri salo maze akiruka akajya mu cyumba. Ahita rero agenda agafungura tiruwari aho aba yarashyize akamverope yazanyemo acte de mariage bavuye nyine mu gusezerana. Akuramo rero ya acte de mariage akaza nyine kuyifotora. Aba agitangira gufotora maze agahita abona amazina ari hejuru ni aya Peter. Umutesi ahita avuza induru ati ibi ni ibiki? Ibi bintu ntabwo bishoboka, gute amazina ya Peter ariyo ari kuri acte de mariage yanjye na Vicky? Yiruka rero ajya gushaka Peter maze agasanga rwose Peter yicariye mu cyumba cye ariturije. Ati mbwira ni gute kuri acte de mariage yanjye hariho amazina yawe? Naho rero Peter ahita ahaguruka ati none atabaho, sindi umugabo wawe, wowe ni umugore wanjye, ntitwasezeranye se? Wagira ngo se habeho amazina yandi? Naho rero Umutesi ati ariko waba uhagarariye mukuru wawe, ntabwo rwose ari wowe twasezeranye. Naho rero Peter ati mukuru wanjye yarakunyibye, yakunkuye mu biganza, nisubije rero ibyari ibyanjye, nta kosa nakoze habe na ritoya, kubera ko rwose nisubije umukunzi wanjye bari bagerageje kunyiba. Ndagukunda rero kandi ntabwo rwose nzigera nkurekura uko byagenda kose, uri umugore wanjye guhera ubu ngubu, noneho byemewe n'amategeko. Gerageza rero utangire kubyishyiramo rwose, utangire kumenya ko nyine uri umugore wanjye kandi ngukunda cyane. Ahita rero yigendera maze agasiga Mutesi hano yumiwe, noneho yabuze ijambo na rimwe avuga. Mutesi rero aracanganyikirwa maze agahita ajya kubibwira ababyeyi be, aba yumva nyine ibintu byamucanze. Agera iwabo rero maze papa we akamubaza ati none se gute Peter yanditseho amazina ye kandi nyamara mwari mwamubwiye icyo kwandikaho cyangwa ntacyo mwari mwamubwiye? Naho Mutesi ati twari twabimubwiye rwose, yari yabyumvikanye neza rwose na mukuru we, ku buryo numvaga ntanashidikanya ko ibyo bumvikanye nyine ari byo agomba gukora. Mutesi ati kandi rwose ikirenze kuri ibyo, arakomeza rwose kunyumvisha ko ari we mugabo wanjye. Papa we rero ahita amubwira ati turiza mwana wanjye, reka ndavugana na papa we, icyo kibazo tugomba kugishakira umuti byanze bikunze. Papa rero Mutesi ahita ahamagara papa wa Vicky maze akamubwira ati ndagushaka. Papa wa Vicky rero ahita amubwira ati nari ndi hafi ahubwo reka nze nkurebe. Mutesi nyine birumvikana ahita yisubirira nyine muri ya aparitema ya Vicky. Naho rero papa we akakira nyine papa wa Vicky, amuha karibu maze bakicara, akamubaza ati rero mfite ikibazo gikomeye, nagira ngo nkubaze mu bahungu bawe babiri Peter ndetse na Vicky, ninde waje gusabira umukobwa wanjye? Naho papa wa Vicky ati naje kumusabira Vicky uba muri Canada, gusa nyine yarahagarariwe na murumuna we Peter. Papa rero wa Mutesi ati rero dufite ikibazo gikomeye cyane, kuri acte de mariage handitseho amazina ya Peter, ndetse rwose Peter arakomeza kwemeza umukobwa wanjye ko ari we mugabo we kandi ari we rwose basezeranye. Papa wa Vicky ati we ntabwo yabikora, umuhungu wanjye koko wahagarariye mukuru we ibyo bintu yabikora. Naho rero papa wa Mutesi ati cyane rwose niko ibintu bimeze. Papa rero wa Vicky abwira papa wa Mutesi ati ndumva rero ikintu twakora, reka ejo tuzongere duhure, maze noneho duhure n'aba bana turi kumwe, maze rwose twumvikane nyine dushaka icyo gukora. Tugomba kubibaza uyu musore twese duhari maze akadusobanurira. Buracya rero maze nyine bakongera bagahura kuko bari babivuze. Aha noneho haba hari na Peter ndetse na Mutesi. Papa rero wa Vicky abaza Peter ati umuhungu wanjye, kubera iki washyize amazina yawe
kuri acte de mariage ya mukuru wawe kandi uzi ko rwose wari umuhagarariye. Naho rero Peter ati ariko rwose Mutesi ni umugore wanjye. Naho rero Mutesi ati hoya, nawe urabizi neza ko ntari umugore wawe, ndi umugore wa mukuru wawe. Naho Peter ati ariko ninjye nakumenye bwa mbere, mukuru wanjye yarakunyibye, waramusanze nyine kuko ari umukire afite amafaranga, niyo mpamvu yakuntwaye, ariko ninjye wahuye nawe bwa mbere. Bahita rero babaza Mutesi bati ibyo Peter ari kuvuga nibyo koko, wowe na Peter nimwe mwahuye bwa mbere? Mutesi ati yego, ninjye rwose twahuye bwa mbere, ariko sinigeze mwemerera urukundo. Twarahuye maze dusohokana rimwe, ansaba yuko twakundana, mubwira ko ngiye kubitekerezaho. Mu mwanya rero nari ndi kubitekerezaho nahuye na Vicky, maze rwose ndikubita amaso Vicky mpita mukunda kandi numva ndamukunze cyane. Nahise rero mpakanira Peter, maze rwose mubwira ko bitashoboka ko twakundana kuko nyine nari nabonye uwo umutima wanjye wishimira, nari nabonye umusore nkunda nkiriwe mbitekerezaho. Nuko rero byagenze, ariko nyine Peter we bisa nkaho rwose byanze kumuva mu mutwe. Bahita babaza Peter bati none Peter, ko rwose Mutesi yaguhakaniye akakubwira ko bidashoboka, kubera iki wakomeje kurwara iyo nzika? Kubera iki kandi wakoze nyine ibi bintu? Naho Peter ati ngiyewe nkunda Mutesi, ntabwo nshobora kumwibagirwa. Nagize Imana rero mbona amahirwe yo kwisubiza ibyanjye mukuru wanjye yari yaranyibye. Uyu ni umugore wanjye, ntabwo rwose ari uwa mukuru wanjye. Arakomeza rero akaburana, maze rwose akanahaguruka aha akigendera. Aba basaza rero babura ikintu bakora, birabacanga rwose. Barataha rero maze buri wese nyine agasubira iwe, ndetse na Mutesi agasubira muri ya aparitema ya Vicky, ariko hagati aho abataramubwira ibyabaye. Vicky rero aramuhamagara ati mukunzi, ko rwose utongeye kumvugisha ngo umbwire, nanarebye nyine email yanjye nsanga za dokima twavuganaga ntabwo wigeze uzinyoherereza, byaba byaragenze bite? Naho Mutesi ati ni ibibazo gusa, yego rwose ababyeyi babirimo ngo babikemure, ariko ntibyoroshye habe na gato. Vicky ati byagenze bite? Mutesi ati kuri acte de mariage yacu hariho amazina ya Peter, kandi rwose Peter ubu rwose yavuze ko ndi umugore we. Ahita rero amusobanurira ibintu byose ukuntu byagenze, maze Vicky akamubwira ati kubera iki koko, kubera iki utabimbwiye? Kuki utambwiye ko wari warahuye na murumuna wanjye bwa mbere, ko yenda ntaba naratumye ajya kumpagararira mu bukwe bwacu? Naho rero Mutesi ati umbabarire rwose mukunzi, ntabwo nari nzi yuko akintekereza, nari nzi ko byarangiye kuko nari naramuhakaniye. Bakomeza rero kubivuganaho, ariko nyine birumvikana Vicky ahita ata umutwe, kandi nyine aba ari hanze y'igihugu, ariko aba yumva nyine adatekanye, yibaza ibintu byose biri kuba, maze akibaza uburyo yabikemuramo bikamuyobera. Peter rero akomeza kuzonga Mutesi, agakomeza kumubwira ukuntu amukunda, ndetse rwose akajya arara umukomangira ku cyumba. Mutesi abura ubuhumekero, maze akabwira Peter ko agomba gusohoka muri aparitema, ko ari iy'umugabo we kandi basezeranye, agomba rero kuyivamo. Peter aramubwira ati nta hantu hamwe nzajya, ndi umugabo wawe, keretse gusa njye nawe nitujyana, naho ubundi ntabwo rwose nagusiga, ntabwo byashoboka. Mutesi rero abona ibyabo bitakomeza gushoboka, maze agafata icyemezo cyo gufata imyenda ye agahita yitahira. Mama we akimubona ati mwana wanjye, kuje ikubagahu, haba habaye iki? Naho Mutesi ati rwose mama, ntabwo nakomeza kuba muri aparitema imwe n'uriya musore Peter, ari kuntera ubwoba rwose, mfite ubwoba ko ashobora no kumfata ku ngufu, nta mutekano naba mfite ndamutse ngumye hariya. Nahisemo rero kwizira kugira ngo rwose ngume iwacu numva ntekanye. Vicky rero nawe aho aba ari abura amahoro, maze agahita afata icyemezo rwose cyo guhita afata indege, maze akagaruka hano iwabo. Aza rwose batunguye, nta muntu n'umwe yigeze avugana nawe. Araza rero akigera muri aparitema ye agahita
asanga nyine murumuna we niwe ari, ahita ashaka kumufata nko mu ijosi, maze agahita amubaza ati mbwira ibintu byose wakoze wabikoreshejwe n'iki? Naho murumuna we ati wanyibiye urukundo rw'ubuzima bwanjye, nanjye rero rwose ntabwo nagombaga gutakaza aya mahirwe nari mbonye yo kwisubiza ibyanjye. Baraserera rero, maze Vicky akumva rwose ntabwo akeneye kurwana na murumuna we, ahita amubaza ati umugore wanjye ari he? Nawe nyine ati umugore wawe yaragiye yasubiye iwabo. Vicky rero ahita agenda yihuta maze akajya kureba Mutesi. Baricara rero bakaganira, maze Vicky akamubaza ati ni gute wabashije gusinya kuri acte de mariage iriho amazina ya Peter? Mutesi nawe ati ntakubeshye sinigeze rwose nsinya, sinigeze nako mbireba, bampaye aho gusinya nanjye ndasinya, ntabwo nigeze ntekereza ko ibyo bintu Peter yabikora. Vicky ati ariko nta mpamvu n'imwe wari ufite rwose yo gusinya ibintu utabanje gusoma. Mutesi ati umbabarire rwose mukunzi, ntabwo ibyo bintu nigeze mbitekereza, umbabarire byose ni amakosa yanjye, no kuba ntarakubwiye ko yigeze kuntereta nabyo nyine ni amakosa yanjye, ntabwo nigeze nshaka ikintu cyabateranya nk'abavandimwe. Vicky ati nawe si wowe rwose, nta n'impamvu zo kukurenganya, kubera ko ntabwo wari gutekereza ko rwose ibyo bintu Peter yabikora. Ikindi kandi wari waramuhakaniye, waramubwiye ko rwose bitashoboka gukundana, ntiwigeze umutendeka, nta n'ikosa na rimwe wigeze ukora, ntabwo rwose nabikurenganyiriza, nuko nanjye nyine ari agahinda kari kanyishe, maze ibintu byose nkumva binyivangiye mu mutwe. Gusa nyine tugomba gutekereza ku kintu cyo gukora, nubwo rwose bigoye kuba twabona icyo dukora. Vicky rero abwira Mutesi ati gusa nyine ugomba kugaruka mu rugo rwawe, maze nyine intambara tukayirwana turi kumwe. Mutesi rero asubira nyine mu rugo rwe, maze ariko ubwo Peter we rwose Vicky aba yamwirukanye, byamubwiye ati mvira muri aparitema. Buracya rero, maze Peter akagaruka akabwira Vicky ati ndashaka umugore wanjye, ndashaka ko tujyana tukajya kubana, umugore wanjye twarasezeranye. Maze Vicky akamubwira ati ariko ubanza noneho wasaze, uraho uri mu rugo rwanjye uri kubaza umugore wanjye? Peter ati ninjye twasezeranye, ndamushaka byanze bikunze. Vicky ati mvira mu rugo, sohoka agenda. Naho Peter ati ndagiye, ariko izuba nirirenga umugore wanjye utaramungezaho ndahita njya mu buyobozi, maze mbabwire rwose ko wabeshye maze ugakora amanyanga. Vicky rero ahita amubwira ati genda mva imbere, gusa ntabwo nari nzi ko ari uko uteye. Ababyeyi rero bagerageza kunga Vicky ndetse na murumuna we kugira ngo rwose aba bombi babe bakumvikana, ariko biranga bikananirana kubera ko rwose Peter ntabwo aba ashaka kuva ku izima. Umunsi umwe rero Vicky ndetse na Mutesi baba bavuye muri supermarket kwihahira, bahita rero bahura na Peter. Peter ahita ahagarara imbere yabo maze akabitambika, akavuza induru ati nimuze murebe, nimuze murebe rwose umujura wanyibiye umugore, uyu mugabo ni umujura yantwariye umugore, nimuntabara. Akavuza induru maze abantu bose bagahurura. Binjira rero mu modoka, maze Peter akitambika imbere y'imodoka nanone, akajya yurira akicara ku kizuru cy'imodoka ati nimutabare, nimuze mundebe rwose uyu mugabo wanyibiye umugore. Kubw'amahirwe rero bagira Imana bakabona barahavuye, maze Mutesi akabwira Vicky ati ni ukuri ndabona ibi bintu ntazi igihe tuzabikirira, kubera ko Peter ameze nk'uwasaze neza neza. Bakomeza rero kugerageza inzira z'ubwumvikane, ariko byose bikanga neza neza. Mutesi rero abwira Vicky ati ariko ngiye rwose ibi bintu ngiye kubyinjiramo neza, maze iki kibazo ngikemure, dore ko rwose ari nanjye nagiteje, ngomba kuvugana na Peter uko byagenda kose. Vicky ati sinzi ko bizashoboka, Peter ni umufungamutwe, ikintu yiyemeje aragikora byanze bikunze, sinzi ko rwose azava ku izima. Mutesi ati byihorere nta kibazo, reka nzabanze mvugane nawe maze ndebe uko bizagenda.
Mutesi rero abwira Peter ko rwose ashaka ko bavugana. Peter rero abyumva vuba cyane, dore ko rwose wagira ngo yari asigaye yararwariye indege Mutesi. Barahura rero, noneho rwose Mutesi aba yacishije makeya akamubaza amakuru, maze rwose bakaganira. Iyo Peter yabaga yabonye Mutesi yaratuzaga, ukagira ngo ntabwo ari wa wundi usanzwe afite aya mahane. Mutesi rero aramubaza yitonze ati Peter, ngiye kukubaza ikintu ariko mbwiza ukuri, ese koko urankunda cyane? Naho Peter ati ndagukunda cyane ku buryo natanga n'ubuzima bwanjye ku bwawe. Mutesi ati urankunda cyane ku buryo wakora ibishoboka byose ku bwanjye? Peter ati cyane rwose, nta kintu na kimwe ntakora ku bwawe. Mutesi ahita amubwira ati rero nk'uko bimeze kuri wowe niko nanjye bimeze kuri mukuru wawe. Nanjye nkunda Vicky cyane ku buryo nyine nakora igishoboka cyose kugira ngo mugumane iruhande rwanjye. Gusa nyine nawe sinkurenganya, birumvikana rwose warandakariye, birumvikana kandi warakomeretse, ariko ni ukuri ntabwo nigeze nkubeshya urukundo, kubera yuko ngihura na mukuru wawe nahise mukunda ako kanya, ndetse rwose nta n'umwanya wo kubitekerezaho nari mfite. Nahise menya ko rero ari we rukundo rw'ubuzima bwanjye, maze rwose nemeza kumukunda guhera uwo munsi. Kandi nk'uko ukunda kubimbwira ngo namukundiye amafaranga, ntabwo rwose ariyo mpamvu, kuko nateretswe n'abagabo benshi cyane bafite amafaranga ndetse menshi, ariko nta n'umwe muri bo nigeze nemera. Ariko nyamara mukuru wawe namukunze bitangoye habe na gatoya. None rero rwose ndagusabye, ndabizi ko ntabwo uri umwana mubi, uriya munyamahane ntabwo ari we wowe, kandi ikindi uri umusore mwiza cyane. Hano hari abakobwa benshi kandi beza biteguye kugukunda, ntabwo rwose wabura umukunzi. Ndakwinginze gerageza unyikuremo, isi nyine niko imeze, urukundo kandi ni uko, usanga ukunda umuntu nawe akunda undi. Icyiza rero ni uko ushaka kugukunda maze mukaba ari we mukundana, kubera ko njye nkunda mukuru wawe kandi nawe arankunda. Birumvikana nyine niba unkunda, ariko ni ukuri urukundo ndamutse ntarukugaruriye ndakeka ntacyo byakumarira. Tekana rwose maze wishakire undi mukunzi. Ndagukunda nyine nka murumuna w'umugabo wanjye, ariko ni ukuri nta kindi kintu kiri hagati yanjye nawe, kandi nta n'ikizigera kihaba. Wita umwanya rero, mbabarira rwose unyumve, nta mutima mubi mfite, nta n'uwo nigeze ngira kuko sinigeze ngutendeka. Peter rero aba yatuje ari kumva aya magambo uyu mukobwa aba ari kumubwira. Nta jambo rero na rimwe amusubiza. Bamara kuvugana nyine, nako Mutesi amara kuvuga ni ko navuga, maze bagatandukana. Mutesi arataha, maze Vicky akamubaza ati byagenze bite? Naho Mutesi ati nta jambo na rimwe yigeze ansubiza. Peter rero we arataha, maze yamara kugera ku buriri, ya magambo yose Mutesi yamubwiye akamugarukira, agatangira kuyatekerezaho yose ahereye ku murongo, maze akibuka ukuntu Mutesi yamubwiye ati rwose urukundo rujya aho rushaka, urankunda nanjye ngakunda mukuru wawe, kandi nawe nyamara buriya ufite umuntu witeguye kugukunda. Peter rero arabitekerezaho ijoro ryose, maze koko akumva ibintu Mutesi yamubwiye nibyo, akumva ari guta umwanya, akwiye kubareka bakikundanira, maze nyine nawe agashaka umukunzi babyumva kimwe. Buracya rero maze akajya kureba mukuru we Vicky. Aragenda rero agikomanga, Vicky akimubona abazi ko nyine agarutse kumutesha umutwe, ahita amubaza ati uragarutse kandi, ariko kuki ukunda amahane? Naho rero Peter ati noneho rwose nzanywe n'amahoro, nje kugusaba imbabazi rwose mukuru wanjye, narahemutse maze mbivangira mu rukundo. Ndakwinginze rwose mbabarira unyumve, jyewe ndifuza kubareka wowe n'umugore wawe, maze rwose mukabana neza akaramata. Ndifuza kubaha amahoro yanyu, kugira ngo rero ibi byose bikunde, ndifuza nyine gukora divorce na Mutesi, maze wowe nawe mukikorera ubukwe bwanyu rwose mutekanye. Vicky ati nibyo se koko ibyo bintu urabyemeye uko bivuze? Naho Peter ati cyane rwose,
Vicky rero ahobera Peter maze akamubwira ati ndakubabariye rwose murumuna wanjye kandi urakoze cyane. Vicky rero ahita ahamagara Mutesi maze akamubwira iyi nkuru nziza. Mutesi rero nawe ashimira Peter maze rwose bagahita batangira gutegura noneho ubukwe bwabo bwa nyabwo. Mutesi rero na Peter batandukana nyine mu murenge maze Vicky akongera agasezerana na Mutesi ku yindi nshuro, noneho nyine ari bo ubwabo bo babiri, ibyishimo biba ari byose, urukundo ruba ari rwose. Nyuma rero y'ubukwe bwabo noneho nyine bahita batangira gushaka ibyangombwa kugira ngo nyine Vicky azatware Mutesi basubirane muri Canada. Biba byoroshye noneho kuko aba anahibereye. Ibintu byabo rero byose bigenda neza maze nyine Mutesi akabona ibyangombwa, bajyana rero muri Canada noneho aho batura ubuzima bwabo bwose ndetse rwose aho baba bishimye. Mutesi rero abwira Vicky ati ntabwo rwose nari nzi ko uyu munsi uzagera igihe nzaba ntekereza ko ari njye nawe ubuziraherezo, noneho rwose tutazongera gutandukana. Naho rero Vicky nawe akamubwira ati ubu ni njye nawe tuzatandukanwa n'urupfu, ndagukunda cyane kandi rwose nifuza ko wampora iruhande. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.